yanatangaje ibigiye bitandukanye cyane cyane yavuze ko abantu bakwitega imiziki ye mu minsi iri imbere cyane cyane indirimbo yakoranye na Israel Mbonyi. Yanahamije ko indirimbo yakoranye na Diamond muri uyu mwaka ngo bagomba kuzayibona mbere y'uko umwaka urangira. Yanikije ku gitaramo yagombaga kugaragaramo i Washington kitabaye, avuga ko ngo habaye ibibazo by'umutekano Washington, bakaza abateguye icyo gitaramo bakaza kugihindurira umunsi nubwo batarawuvuga, ndetse bakazanagihindurira umujyi kizaberamo. Hanyuma kandi twikomereze mu yandi makuru agiye atandukanye cyane cyane ku muhanzi witwa Yago Pondat. Yaramaze iminsi mu gihugu cya Uganda, yagarutse i Kigali mu Rwanda. Yari yagiye kurangiza imishinga y'indirimbo yakoranye n'abahanzi bo mu gihugu cya Uganda barimo witwa Waikibenda na Palaso. Hanyuma ibwota Masimbi Ferdinand witwa Yemi Alade arazwi cyane muri Nigeria, yatangaje ko agiye gushyira hanze album ya gatandatu iri bihangano bigera kuri 16, aho ahamya ko ngo ari ikosora aje guha abandi bahanzi bo mu gihugu cya Nigeria ngo bakora injyana imwe ngo azanye Afrobeat kama imeze neza cyane ni mu minsi ya vuba. Hanyuma uwitwa Rihanna yegukanye ibihembo, ni ibihembo bihabwa indirimbo n'ubundi bya Diama. Indirimbo ze zigera kuri 7 harimo yitwa Diamond, hari yitwa Work, hari yitwa Umbrella, Stay, Needed Me, Love the Way You Lie ndetse nitwa I Found Love. Zahawe ibi bihembo, ahitaba umuhanzikazi w'umugore wa mbere ugize n'ubundi indirimbo zifite ibi bihembo certificate za Diama ufite nyinshi. Hanyuma ikindi nabwira abantu nuko mu gihe turi kwitegura finale ya Champions League, umuhanzi witwa Lenny Kravitz agiye kubasusurutsa abantu mu minota 15. Indirimbo ze zikunzwe cyane nk'iyitwa Lady, yitwa Believe, American Woman, izi ziraza kuba ziririmbwa rwose kuri iriya stade. Hanyuma uwitwa Eminem nawe indirimbo yakoze yitwa Hoodni iri kuri album yagiye kuzashyira hanze, yahise icagahigo kuri Spotify kuba yumvishwe n'abasaga miliyari zigera kuri 7. Ararenze cyane. Yo Karim, murakoze cyane. Murakoze nawe.